Hello my guys, no kuvuga ngo uyu munsi none tugiye kurebera hamwe uburyo tugiye kuba twakwandikirana n'abantu bavuga izindi ndimi kandi tukazibandikira neza kandi nta yindi application yindi bidusabye. Twebwe turi kwandika tugaza tubikora nta yindi application bidusabye dushyira muri telefone yacu. Urabara hari hano urahituza ukanananditse transaction. Noneho nurangiza uraza utayipinge hano. Wandike ibyo ushaka kuvuga. Ariko ahangaha urabona hari indimi, ururimi urabanza imbere nirwo wowe ubo ukoresha ushobora kuba uvuga. Urwa kabiri nurwo ushobora kuba uratranslatingamo bikaba byajyamo. Ngiye kwandika mu Kinyarwanda bimanze bijye mu Cyongereza. Okay. Reka twandike ngo mbonye ngo I see. Mbonye mwanyandikiye. Ubwo nyine ngiye wanyohereje mu Cyongereza. Noneho uraza kubitranslatinga ushyire mu kindi kirimo nyine ushaka icyo ari cyo cyose. Ururimo rwari rwose hano uraza kurwasanga. Mwanyandikiye. I say you. Then noneho ndangiza urabona ko bikiri hehe. Ushatse wanahindura ugashyira mu rundi rurimi. Katuze turebe. Ushyire nko mu kindi kirimi turebe. Nyine we urajya ubikora gutya. Then nurangiza wowe utranslatinze. Ushyira nko muri kino kirimi ngo Indonesia. Urana ibintu byahise byandika ngo se nyine urabona ibintu bahise bandika utahino wohereze bigende. Ubwo nyine ukanze kohereza bita bigenda ntandi ukanda. Urabona ko nta yindi application byadusabye. None wenda undi muntu yabikoherereje uraza ubifate ubikopiye. Urabifata ubikopiye. Numara kubikopiya wongere uze hano hasi. Uraza ubipastingemo hano. Numara kubipastingamo then umanze uhindura iki indimi. None babimaye biri muri Indonesia. Turamanza dufatirwa cya kirimi cya Indonesia. Indonesia niyo turamanza gushyira hehe. Indonesia ndakeka ari twe twashyizemo ariyo translatinze biriya bintu Indonesia. Hano tuzi dushyiremo iki Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza. Turebe bene reka dufate nk'Ikinyarwanda dushaka Ikinyarwanda aricyo tuza kuhashyira. Then tubone ubutranslatinga. Nyamuneka kora subscribe kuko aka kanya uyikozemo nagari ibintu biragufata isegonda kuba wakora subscribe. Then twebwe reka dukomeze turaza dukora iki dupastingemo bya bintu twari twanditse. Urabona ngo ndabona wanyandikiye bise bigaruka kandi ubona byari biri muri Indonesian. Then nabwo ukore send bita bigenda. Ushatse nyine ururimi rwari rwose ruba ruri hano urarutranslatinga bigakunda. Noneho ubwo nyine uraza iyo ushatse urabikopiya nka gutyo ndari wabyohereje ndakeka namaje kubibabwiraho. Urabikopiya ukabitwara cyangwa ukabitwara ukagenda ukabipastinga aho ushaka kuba wabishyira ukabimwoherereza. Turebe naho nk'ikindi kirimi abana twashyize muri Indonesia biri mu Kinyarwanda. Yasibye muri Indonesia twishyize nko mu kindi kirimi cy'igiki kaduhishyiremo nk'icy'Ubuhinde wenda. Cy'Ubuhinde gutya urabona bita byitranslatinga bikaza byanditse mu kirimi cy'Umuhinde. Kuvuga ngo umuntu wari wese hano umusangaho nk'Umuhinde mwakwandikirana pe. Mukavugana mugakina business izarizo zose kandi mugakomunikana byoroshye. Hano urabona nanditse ngo mani ndabona hano mu Rwanda ntazi
nyine bahita babitranslatinga byoroshye ako kanya. Kandi si hano honyine, n'ahandi ahantu aho ariho hose wabikora. Reka tuze turebe nko kuri Facebook ukuntu biza bimeze. Kuri Facebook naho urabona turinjiraho tujyana kuri message, nitumara kubona nani aho twandikira nyine haba hari message, dufata umuntu tugiye kwandikira, turamufata. Reka dufate nk'uyu, then turangiza dukora iki, tuze dukandemo nyine tuhaze ya magambo yo kwandika, wongera ukandi kuri tuno tuntu tw'utudomo, then translate yacu naho urabona ko ibikora. Uvangura muri SMS zisanzwe naho abari uko, nago hose ahantu hose ugomba kwandikira ugomba gusangayo iriya translate. Ariko ushobora gusanga idasa nyine ntuza dashboard ntago ari zimwe, ushobora gusanga atari kuriya yaje weho imeze. Ntuze kugira ikibazo nayo ibiriho, uraza kuhareba urahabona. Nawe ushatse wafata Ikinyarwanda ukabanza ukayitranslatinga mu Cyongereza. Fata Ikinyarwanda wandike ngo njyewe nkunda kureba video za Menya Studio. Kabisa ukora subscribe, then n'utundi tuntu tw'ubwenge nzaya nkora tukugeraho ku gihe. Kandi akeka ino video yagufasha, nawe kandi mbuzi ko ari undi muntu yafasha wayimusharinga, akaba yajya nawe yicatingira n'abandi bantu badahuje ururimi kandi mukaruvugana neza. Menya Studio kandi wakora subscribe. Gutya urabona ngo I like to watch video and subscribe. Urabona ko byose bitabizaho. Hano ugahita nyine gutya urabona nimba ari nk'umuntu uri kwandikira wiba byanditse mu Kinyarwanda bitabigenda mu Cyongereza.